kandi umutoza yarabyifuzaga kuko yavugaga 11 yanabanzamo. Noneho umva aba 11 kwizigira twumve niba koko yari afite ukuri. Yaravugaga ati njyewe mwizamu kuri match ya Etincelle nzashyiramo Patient wavuye mu ikipe y'Amagaju ikuriyo Patient mwizamu. Akavuga ati kuri kabiri nzahashyira Kabange asimbure Omborenga. Kabange wa mwana wavuye muri Gorilla ajye kuri kabiri. Kuri gatatu nzahashyira Ganijuru. Yego ise babugingo akabashyira umutima wa defense Bugingo se yarahamagawe. Bugingo ntabwo yahamagawe Bugingo umva ko yayipangaga. Yego sorry narindebye bench shana narindebye bench ndibaza impamvu narindebye bench Bugingo ahubwo nanibaje na seru mugwara bamaye 11 mugo ni bahari bama na bench narindebye kuri sorry narindebye kuri bench I'm so sorry kibazo. Mwizamu yavuga ko ari Kadime ibyo kuri kabiri Serumogo kuri gatatu Bugingo. Umutima wa defense yavuga ko ari bushyiremo Aimable na Omar Nying kugira ngo umubare w'abanyamahanga utamubana mwinshi kubera yuko wa mu defenseur watsinze igitego bushize Diagne ari kumukuramo akagaro Aimable mutima wa defense. None kuri gatandatu yavuga ko ari bushyiremo Roger. Ku 8 ari washyire Richard. Ku 10 ari washyire Paplay. Hanyuma agahenge ka Fisto ku ruhande rumwe Fisto agahita simbura Haji. Urundi ruhande akashyira Basane nk'ibisanzwe akatakisha n'ubundi Omar nako Forunganya akataka. So ugiye kubara abanyamahanga yaravuga ngo mfite Kadime umwe, nkagira Omar Nying 2, nkagira Basane 3, nkagira Forunganya 4, nkagira Paplay 5 Richard wa 6 ndetse na Richard wa 6. None akavuga ngo umva basimbura yabaraga yarabati mu basimbura mfite Patient, nkagira Diagne, nkagira Kabange, nkagira Ganijuru, nkagira Majariwa, nkagira Master, nkagira Pascal Petit Messi, nkagira Cindy Paul Jesus wa Petit umunyarwanda w'imoso, nkagira Adama waza gusimbura nawe na Paplay. Akavuga ati mfite abasimbura 9 n'abakinnyi 11 babanzamo. Nakoresha mfite abakinnyi donc 20 bazima nahitamo abo ndi bwifashishe kuri iyi match. Akavuga ati kwikipe mubizi neza kirimo kwitwara neza iri gutsinda ko tuzaba turi mu rugo. Umukinnyi nemera ko service ze wenda nazikumbura cyane ari Keve. Ikipe yabura umukinnyi umwe ubu ntiyakina ko yaravuga ati Haji ntabihambaye na Fisto yahakina. Akavuga ati Omborenga ntabihambaye na Serumogo yahakina. Service yabonaga ziremereye kubura ni za Keve. Akavuga ati ariko tuzakora nka ekipe turwane dutsinde match ariko dukomeze dukine imikino yacu tunabone n'amafaranga kuko Robert Nyazireyo cyane urumva yibayemo azirarite yo muri Afrika. Yarabwiraga abayobozi ati mwebwe nimudatuma dukiniza match derutse gutsinda abafana bari muri musubira hasi natwe duhagaze neza. Yego dutsinze Gasogi, dutsinze Rutsiro, dutsinze n'ingi ejo bundi Bugesera match 3 za champion. Akavuga ati rero nimudatuma duhita dukomereza muri Iran yo gutsinda mugashyiramo pause mumenye ko ku itariki 5 z'ukwezi gutaha abakinnyi muramo bagiyemo ibirarane by'amezi 2 kandi murambwira ko mutarageza na miliyoni 20 kuri konti kandi muhemba hafi miliyoni 50. Ese ko mbizi neza ko nta handi mwakora amafaranga mwarese tukakira iyi match tukongera amafaranga tukako twabona basi kwezi kumwe tubahemba kugira ngo mbakipinge nyine bishimye tunatsinda imikino. Ubuyobozi baranabimwemerera baranavuga ati tuzandika kwa mbere twe twisabira ligue gukina. Now Rayon Sport nimaze gutsinda match ya Bugesera, President wa Rayon Roger yaganiriye n'umwe mu bantu bari mu vice president ba Rayon bwagiye muri ministeri Kayisire kuko nawe buriya nubwo mu buryo buri bw'amategeko nyine nyamategeko ibi bigaragara adahari ariko afite ukuntu ari gufatanya nabo kuko n'umureyo kugira ngo ibintu habihe umurongo. Bagana na Patrick, mwari muzi ko Patrick yagiye aracyari rekada cyahari cyane pa ejo bundi namubonye muri stade arahari cyane kuri match ya Bugesera arahari azanahembwa no ku kwezi. Hanyuma baricara ari 3 Roger, Patrick na Kayisire baricara bakora inama hagati yabo
umva icyo banzuye rero niyo nkuru ubundi ibyindi twari twabivuze ejo baravuze ngo turamutse turekwe ekipe ikajya gukina dore aperi yo yasubikishije imikino yayo tukaba tudafite Haji tudafite Ombolenga tudafite na Keve ekipe abafana barabizi neza yuko iyi weekend iyi manda yacu yari kubirangiye izarangira 26 izarangira kwa gatandatu ubundi bagomba kuri nama y'inteko rusange kuri 26 now dushoye ikipe mu kibuga muri izi match kuko ntago bakina imwe abakinnyi ngiyi bakina n'iyikurikiye bahita bayikina ntago wabwa afirwa fanga mureke dukiniye gusa etenseri ngo ntango dusubike zombi bazikina now babati uyishoye mu kibuga ntitsinde abafana bahita batangira kuko hari agahenge nta muri kuvuga ubuyobozi kuko ikipe iri gutsinda dufite ibintu by'abasaza turi kubabwira muratuje eka no kwa manager ngo umuntu ababizi mubaye mutuje abareyo baramutse banganyije cyabagatsindwa bahita babasarana bati ubundi komanda yanyu yarangiye muracyamara kimwe ikipe yacu ubundi nama y'inteko rusange ni akabaye weekend murakora iki mushoye ikipe mu kibuga kapiteni wacu adahari ubwo babakoreyemo ubwo babashutse ngo muyijyane n'ubundi ntago tubemera ni mutuvire mu ikipe mugateza rwa serera rero psychologically iki gihugu cyowe n'abantu b'abanyabwenge muri abayigira ibaza baravuga wakwitonze ako kamace kawe ukagasubika ugategereza abakinnyi bawe udateza urununu Roberto kabwa ati no nta kibazo Tanzania adressa no kubafana babwira ko tuzanatsinda by the way babaye president aho hantu rero bagizemo ubwoba baritonda icyabateye ubwoba n'ikirero kwizigira ari nacyo abafana bibaza ngo none ko inama n'inteko rusange uvuga yakabaye iba ubundi twebwe baradufenta turi abana bato kuki batadu inama yacu aya niyo makuru mukwiye kumenya ejo tuzayarambura ariko mu minota ya kwizigira reka nyasoze gutya kwizigira ibiri wayima cyangwa itatu ibiri nta nabona reka nkwereke rero reka dukoreshe babwire ngo ejo tuzakora iki ejo tuzakora ministeri ifatanyije na RGB n'izindi nzego sinshaka kubabeshya abanyarwanda igihe Jean Fidel yeguraga nibo bongeye kwinjira mu kibazo cya Rayon kuko mu bigaragara hasaga n'aharimo ibice ega murabifite ibice namwe murabizi